Mu ijoro rituje cyane, mu ijoro ryuje agahinda ndetse n'umwijima, nibwo abantu batangiye kubona ibintu bisa nkaho bitangaje, abandi babyita ibonekerwa. Imbwa zaramotse, inka zihinda umushyitsi, abana barakanguka, abaturage barareba, induru ziravuga, abantu bavuza induru bati tubonye ikintu kitazwi, ikintu kitabaho, ikintu kitigeze kibaho. Iyo nkuru yabereye muri Nigeria, ahagana mu rukera rwa tariki 20 z'uku kwezi turimo, nibwo hagaragaye inzoka imeze nk'umuntu. Ni inzoka nini cyane ariko ifite igihimba cyo hejuru kimeze nk'icy'umuntu. Ni inzoka yagaragaye muri Nigeria mu gace kitwa Wakwacho. Ni inzoka itangaje cyane, ni inzoka tugiye kuganira tukamenya imva n'imvano y'iyo nkuru. Ni inkuru yagomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga ahantu hose. Nzi neza niba ukoresha interineti ko iyo nzoka wagiye uyibona ahantu hose. Iyo ni inzoka yari iri mu ishyamba. Ako gace ka Wakaca ni agace gaturiye ishyamba rinini cyane. Iyo nzoka haje kugaragara umuntu w'umusaza ayivugaho byinshi, ayisobanurira abaturage cyane ko benshi bari bayumvishe bwa mbere n'ubwa mbere bayibonye, harimo n'abatarayibonye. Gusa nyine inkuru yaje kunyomorwa n'umuntu wafashe umwanzuro akavuga ngo njyewe ngiye guhaguruka aho ndi. Sorry gato ni mu kiganiro. Ni inkuru yaje gusobanurwa neza, hafashwe umwanzuro. Umugabo bita Osman wo muri Nigeria yafashe umwanzuro avuga ngo reka ngere mu ishyamba menye se iyo nzoka koko ibaho, ese iyo nzoka imeze ite. Ni nawe muntu wagaragaje ifoto yayo. Uwo mugabo yaratinyutse arinjira ajya mu ishyamba. Nawe ikintu cyamutangaje, urumva yari afite kamera iriho amatara, afite ibikoresho byose bigaragaza ko umuntu agiye gufata amashusho. Ikintu cyaje kumutangaza, amatara yaragarara, umuyaga urahuha, ibyatsi biraryama, amera nk'umuntu uri mu nzozi nk'uko yagumye abisobanura ikinyamakuru cyo muri Nigeria. Iyo ni inkuru tunakesha BBC kuko na BBC yarayiganirije. Yavuze neza ko yagiye kubona haje umuyaga, ibyatsi biraryama, ibiti birahagarara, amatara arazima, ibintu byose mbese amera nk'ubonye ubwira kabiri. Agiye kubona ikintu kimuhagaze imbere, kamera yari iri kugifata ariko itagifata neza kuko urumva ni inzoka nini. Nawe ubwe yaraje iramutwikira, abona ni inzoka imeze nk'umuntu, ifite imico nk'iy'abantu, itangaje nyine, inzoka nini cyane. Nawe wumva ko ari inzoka wabona ukavuga ngo ibi bintu ese koko ni ibiki. Dusanzwe tumenya inzoka ziturutse mu mashyamba ya za Everest, tukamenya inzoka ziturutse mu mashyamba yo muri za Brazil, mu mashyamba ya za Mexique, ariko ni ubwa mbere muri Afurika yaragaragaye inzoka nini cyane kandi imeze nk'abantu. Nicyo kintu cyaje gutungura abaturage. Ni inzoka we yihamirije ko ayibona bwa mbere yayibonye itamiye inyamaswa nini cyane. Ni inzoka ishobora kumira abantu 3 icyarimwe. Mbese ni ibintu, ni inkuru natwe ubwacu kuyitangaza byadusabye kubanza gusoma ibinyamakuru byinshi cyane kuko abantu ntabwo bari kwivugaho rumwe. Bamwe baragira bati ni umuntu wahindutse inzoka, abandi ati ni inzoka nk'uko nabibabwiye. Hari umusaza wagaragaye muri ako gace usa nkaho hari ibintu yari afite byinshi azi kuri iyo nzoka, kuko ni umusaza we ubwe, nk'uko dukesha inkuru abaturage bo muri Nigeria abo twabashije kuganira nabo. Ni umusaza watangiye avuga mu magambo atuje. Yaragize ati ibyo navuze birasohoye, igihe nabivugiye birabaye. Ese ibintu yari asanzwe yaravuze ni ibiki? Ni umusaza kandi ari umurinzi w'iryo shyamba ryegereye agace kitwa Wakwacho, kuko nta nyamaswa igivamo ngo irye abaturage. Umusaza we ngo yari amaze igihe kinini cyane, yari amaze imyaka myinshi, imyaka irenga 70, abwira abaturage ngo navutse iri shyamba rifite umurinzi kandi na n'ubu uwo murinzi aracyahari. Ni uko ntazi ngo azaza ryari cyangwa se azigaragaza ryari, isaha ku isaha azagaragara ko uwo murinzi arahari. Icyo ni ibintu byateje inkeke, abaturage bamwe bakajya basubiranamo bati twatewe, abandi bati bimeze uku n'uku. Umusaza agira ati uyu niwe murinzi wacu. Ibintu byageze aho leta nayo ubwayo itangiye kubyamo, bavuga ngo igiye gushakisha iyo nzoka, ariko leta na n'ubu ngubu amakuru dukura muri Nigeria ni uko
iracyayihiga yarayibuze. Gusa uwo musaza isaha ku isaha abwira abaturage bati nimukumire nimukumire, hatazagira umuntu ugenda akabangamira umurinzi wacu, kuko amaze igihe kinini ngo abibabwira, ni imyaka myinshi, imyaka myinshi cyane abivuze. Leta ubwo rero irimo irakurikirana ukuntu yashakisha iyo nzoka ikajyanwa muri pariki aho izindi nyamaswa ziba, ariko abaturage ntabwo babyishimiye kuko uwo musaza yamaze kubashyiramo ko ari umurinzi wabo. Gusa nanone ikibazo wakibaza ngo ese iyo nzoka ko bivugwa ko itunzwe n'inyama, igice inyamaswa ko muri ako gace ngo hakunze kuba n'ibura ry'abantu, umuntu akabura by'amahere. Kandi natwe tukaba turi abarinzi b'abaturage, iyo nzoka ni kubera itajyanwa muri parike ngo noneho natwe tube twarindira abaturage umutekano ahubwo batagiye kwizerera mu bintu byaciwe, mu bintu namwe murabyumva. So ubu rero ndumva ikintu kigiye kubaho, iyo nzoka nkurikije ukuntu imeze ku mashusho n'ukuntu ivugwa, yaba ariyo nzoka nini ya gatatu igaragaye ku isi, nyuma y'inzoka yagaragaye mu ishyamba rya Everest, n'indi nzoka yagaragaye ahagana muri Mexique hafi y'ikiyaga. Iyi niyo nzoka yindi igaragaye nini cyane, gusa niyo nzoka ya mbere igaragaye imeze nk'umuntu nini. Hajya habaho inyamaswa nini zimeze nk'abantu, za madamu samake murazizi, ni nyinshi zagiye zandikwa, ariko ni ubwa mbere noneho hagaragaye inzoka nini cyane imeze nk'abantu, kuko n'inzoka abenshi bayibonye bahamya ko ubwayo itabura byibuze toni. Uvuze ngo ugiye kwipima ku biro ntabwo ngo yabura toni, ubwo umva ku burebure bwo ni ndende cyane, kuko ni inzoka ifite ubushobozi bwo kuba ngo iramutse bibaye ngombwa yamira abantu byibuze 15. Rero ni inzoka iteye amayobera, ni inzoka iteye kwibaza. Tuganirizaho mu kindi kiganiro kizakurikiraho, tujye kuzafata umwanya tukajya gusobanura byimbitse, tukareba tukaba twabakorera top 10 y'inzoka zabayeho ku isi nini. Gusa n'inzoka dukurikije uko yavuzwe n'inzoka ya gatatu nini ku isi, ubwo tuzagenda twige nk'umuntu, ese koko ni umuntu waba yaragiranye isano n'inzoka, ese n'inzoka yajyanye isano n'umuntu, ese niko yavutse. Ni ibintu tugiye kugenda tukiga, tugafasha abantu, tukajya mu bitabo tugasoma ku bantu bizera siyanse, tukajya mu matorero ku bantu bizera Imana, tugakurikirana iyo nkuru. Ahubwo wowe ikintu usabwa, kanda share, kanda like, comment, tubwire byinshi, tubaze, turagusubiza nta kibazo. Ibiganiro byacu ni aho utaha, channel yo ni yayindi, ni MG Show Empire. Ikintu tubasaba ni mugomeze mudukurikirane. Ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi watwandikira kuri nimero ya WhatsApp, turayishyira muri description waba uyibonamo, utwandikire, watuganiriza nta kibazo cyane. Ibiganiro byo nk'ibi ngibi byuje ubwenge